tuzajya mu mwuka rimwe tuguruke mu kanya gato tube twarigezemo ijuru ryahumuye we. None se koko we iyo ndirimbo nta cyanditswe na kimwe mbona gishigikiye iyo ndirimbo. Ariko aposo hari igihe tutajya gusenga rimwe na rimwe bitewe nuko twabuze amafaranga. Rimwe na rimwe ugasanga umuntu ageze ku cyumweru agatinya kujya mu rusengero akavuga ati baratwigishije abakozi b'Imana ahantu henshi hagiye hatandukanye ati kirazira kikaziririza ntuzajye mu nzu y'Imana Imbokoboko, bakabihereza yuko ari Imbokoboko ari umuntu ugiye adafite amaturo, adafite ibyacumi by'Imana. Ubundi kujya imbere y'Imana Imbokoboko bishatse gusobanura iki mu by'ukuri? Hari umuntu wambajije ati nabajije ati ntabwo nagiye kutagiye gusenga, arambwira ati nari Imbokoboko niyo mpamvu ntagiyeyo. Ati muri eglise yacu batubwiye ko nta kujya imbere y'Imana Imbokoboko. Bishatse kuvuga iki? Ibyo bintu birambabaje. Ariko nawe urabizi ko bijya bivugwa. Biravugwa rya Yesu rikwiye gukura rikava mu by'ubwana. Hari indirimbo z'ubwana, hari amahishurirwa y'ubwana, hari imyumvire y'ubwana, hari imivugire y'ubwana, hari indirimbo z'ubwana, hari ibintu byinshi bikorwa mu rusengero ugasanga n'ubwana. Imana ntizabiguhanira ariko ntabwo izifuza yuko wahera muri iyo class. Ishaka kukura. Inyigisho yose izigiza kuri umuntu, inyigisho yose itezereka umuntu urukundo rw'Imana, imbabazi z'Imana, urukundo rw'Imana, iyo irimo ako Satani yashizemo. Haleluya bakristo bene data, aho ntiwaba waracikanywe, aho ntiwaba udaherutse gukurikira ijambo ry'Imana, ibitangaza n'imirimo y'Imana bikoreshwa umukozi w'Imana Dr. Bishop Rugagi Innocent. Ushobora kuba waramukurikiraga ku mbuga nkoranyambaga ze, aho kuri YouTube yitwaga Bishop Rugagi Innocent, ariko ubu iyi chaîne yahindutse TV7 Family Channel. Ni chaîne y'ivugabutumwa ibagezaho ijambo ry'Imana, ibiganiro bya gikristo, ibitangaza no kubohoka. Yambaye ipataro ariko ndimo ndabona hano amasengesho n'ibindi byose bikoreshwa Dr. Bishop Rugagi Innocent. TV7 Family Channel ikugezaho mu buryo bw'imbona nkubone ibiterane by'amasengesho bibera muri Redeemed Gospel Church ku wa gatatu no ku wa gatanu kuva saa 12:30 zo muri Canada, ni ukuvuga saa 6:00 z'ijoro muri Afurika no ku mugabane w'i Burayi. Naho ku wa kabiri no ku wa kane haba igiterane cy'amasengesho kibera kuri Zoom International kuva saa 8 z'amanywa muri Canada, ni ukuvuga saa 2 z'ijoro muri Afurika no ku mugabane w'i Burayi. Naho amateraniro yo ku cyumweru atangira saa 5 z'amanywa muri Canada, ni ukuvuga ko abari saa 11 muri Afurika no ku mugabane w'i Burayi. Byose biba biri live kuri TV7 Family Channel hamwe n'umukozi w'Imana Dr. Bishop Rugagi Innocent. Imana iracyakora ibitangaza. Ku bindi bisobanuro hamagara nimero ureba kuri ekara yawe. Nshuti bakunzi ba Iyobokamana TV, turabasuje mu izina rya Yesu Kristo. Ni kwa kundi mumenyere ko tugira gutya tukazana abakozi b'Imana batandukanye maze tukabasha kuganira nabo. Murabona ko twicaranye rero n'umukozi w'Imana, niwe tugiye kuganira. Ni umukozi w'Imana pe, afite impano y'Imana guhugura, ni umubwiriza mwiza w'ijambo ry'Imana, ni umuhanuzi w'Imana. Anasengera abarwayi barwaye indwara zikomeye zigakira, nkuko twabibonye muri ako kavideo murimo mureba, aho twabonye asengera umwana utaravugaga. Tubona kubw'Imana ikoze igitangaza, umwana rwose aravuze. Mu by'ukuri ejo narishimye cyane nkurikije uburyo nabonye mu korera Imana. Reka rero tumwakire ku Iyobokamana TV kugira ngo tubashe kuganira, kandi nukurikira neza ikiganiro tugiye kugirana n'uyu mukozi w'Imana uri buze kungukamo ibintu byinshi, kuko ndibuze ko babariza byinshi mu bibazo mugenda mwibaza mu buryo butandukanye. Byose turi buze kugenda tuganira. Reka tumuhe ikaze. Apostle, mwiriwe neza kandi muraho murakomeye? Namahoro. Amakuru ni meza. Wow, tubaha ikaze ku Iyobokamana TV. Murakoze cyane. Muratangirana no kwibwira abantu badukurikiye kugira bamenye ngo tugiye kubana nande muri iki kiganiro kivuga butumwa. Nshuti bakunzi b'Iyobokamana TV, ndabaramukije mwese mu izina rya Yesu. Ndavuze ngo shalom. Shalom. Mugire amahoro, mugire umugisha mu byo murimo
byose. Amen. Uyu munsi ngerewe amahirwe yo kwakirwa n'inshuti yanjye, umuvandimwe wanjye kandi umugabo w'Imana. Arya amazina yawe ni Joel Sengurebe. Joel Sengurebe rero ni umukozi w'Imana. Afite ishyaka rya Kristo, afite umwete wa Kristo, afite gushakisha kumenya ndetse no kumenyesha abandi ibyo yamenye. Ni muri urwo rwego rero nibwo twahuye, aziranye na mushiki wanjye Pastor Rosa, uyoboye itorero rya Baho cyari Kabuga. Niho twahuriye, ariko na mbere yaho twahuriye hano muri uyu muryango we. Rero ni umugabo wubatse, mfite umugore n'abana 3, kandi nkaba nyoboye ministeri yitwa The Light to Nations. The Light to Nations cyangwa se umucyo w'isi. Iyo ugiye rero Joel muri online, dufite website. Dufite website yitwa The Light to Nations, ariko aho ngaho The Light to ntabwo wandika tana o, wandika kabiri. The Light to Nations.org. Ubwo ngubwo watubona. Rwose ndimva ari ibyo Joel. Haba hari ibibwiriza ibintu byose bitandukanye bijyanye n'iyo ministeri. Hariho ibyo nemera, hariho doctrine mbese numva, hariho amagambo n'ibyo ngamije gukora, ariko akabaho n'ibibwiriza bike bitari byinshi. Ariko nanone bikagutwara kuri YouTube. Mfite YouTube channel yanjye, amazina yanjye, mbese wabonaho utuntu dukeya ukamenya, mbese niko bimeze, ukamenya uwo ndi we n'umuntu muriho muvugana uwo ari we. Amazina ni Karegeya James. Apostle Karegeya James. Apostle Karegeya James. Ndi intumwa, ndi messenger. Iryo zina Joel ndashaka kuriheraho. Izina Apostle, Bibiliya mu gitabo cy'Abefeso igice cya 4 umurongo wa 11 aravuga ngo aha bamwe kuba intumwa, abandi abaha kuba abahanuzi, abandi abaha kuba abavuga butumwa, abandi abaha kuba abashumba, abungeri, abandi abaha kuba abigisha b'ijambo. Now iyo mpano cyangwa se iryo zina APotre rifite ukuntu ryateshejwe agaciro kandi ko muri Bibiliya risa nkaho ryahawe icyubahiro cyangwa se uburemere Bibiliya itariha, cyangwa se rikaba ryarambuwe uburemere Bibiliya iriha. Noneho ugasanga mu by'ukuri iyo uvuze ngo uri APotre, abantu batekereza mu matitire. APotre ni ijambo mu by'ukuri ry'igihe mu Kigereki bisobanura a messenger. Mbese tubisobanura mu magambo y'Icyongereza ni messenger, ni nk'umuntu umuhereza, ni umuntu utanga ubutumwa. Hari uwamutumye baguha nguhaye urwandiko, ntwarira urwandiko kwa runaka, wowe nta nubwo urufunguye, undi uguhaye nk'uko narufunze. Intumwa nziza rero ntishaka kumenya ibiri mu rwandiko. Urarutwara neza ukarugezaho rugomba kujya. So mu rwego muri context yacu twahawe iyi Bibiliya, ubutumwa twahawe nibwo tugeza ku bantu, tukabwira abantu Kristo Yesu ko ari we nzira n'ukuri n'ubugingo. Rero iryo zina intumwa ryabaye abused, niko nabyita. Ni nayo mpamvu abantu bamwe batarikunda, cyangwa se abandi bakarikunda kugira ngo barivugira muri ya context. Ariko Apostle is simply a messenger. Intumwa ni umuntu uhereza, utwara ubutumwa bw'uwamutumye. Murakoze. Ngira ngo ni ibintu bikomeye. None se umuntu ashobora kuba intumwa atabonanye n'umutuma? Urumva yuko bidashoboka. Ntabwo bishoboka. Ntabwo ushobora kuzinduka mu gitondo kuvuga uti ubu rero nabaye intumwa, kandi nta bintu kandi nta bintu nta wagutumye. Ugombye kuba ufite uwagutumye, kandi nabwo niyo agutumye agaragaza yuko yagutumye. Ni ukuvuga ngo uje iwanjye, iyi Bibiliya ikaba yanditseho izina ryanjye,
iyo nguhaye ubutumwa yitware uwo nayoherereje arebaho izina ryanjye. Yes. So ni ukuvuga ngo hari uwatumye hakaba na mesaje n'uwatumitse. So ni ngombwa yuko hariho Imana ituma. Ntabwo ushobora rero guhaguruka mu gitondo ukavuga uti yewe ubu nahabaye atite nagize atitire ya APotre. Oya, kandi iki nakongeraho Joel, izi mpano eshanu ni impano abahanga bagerageje kubyigisha neza, babyita nk'ikiganza. Iyi ni intumwa, iyi ni umuhanuzi, uyu ni umuvugabutumwa, uyu kariwe dushyiraho impeta cyangwa se reka mbigerera ahangaha, uyu ni intumwa, uyu ni umuhanuzi, uyu ni umuvugabutumwa, uyu kubera ko ariho dushyiraho alliance ni umushumba. Umushumba niwe burya uri centre ufite ntago ari simple uri centre, ndavuga uri hagati. Kandi iyo urebye izi ntoke zose zegama kuri urutoki, zegama ku mushumba. Noneho uyu akaba umukurugutura cyangwa se mwarimu ukurugutura mu gutwi. Uyu intumwa rero ishobora kuzikoraho zose. None se Apostle, wenda uvuze gutyo kuri urwo rugero duhaye, ko hari abahanuzi benshi bigumuye ku bashumba, ugasanga umuntu nungo n'umuhanuzi ko agahita yigumura ku bashumba, reka akavuga ati mbese agashaka kuba hejuru y'abashumba. Mu by'ukuri iyo usomye Bibiliya ibyo biba bifite factors nyinshi. Hari n'abashumba twebwe nk'ubu jewe mfite impano y'ubushumba, narashumbye hano itorero, ndi umushumba, ariko kandi nk'ubu ntagishumba mfite ndatumwa, ubutumwa ntumwa, n'ubu ndiho ndatumwa. Ni ukuvuga rero mu by'ukuri hari abashumba ubona badafite capacity yo kujera izo mpano, nibyo batari babyigishwa nabo cyangwa se ariko bari muri opposition. Ibyo rero biterwa gusa no kubyigishwa no kugenda umuntu abyiga hanyuma ukajera na za mpano. Ariko hakabaho na ba bantu b'iki gihe batagishaka kwigishwa, guca bugufi no kumvira. Noneho ugasanga birimo n'inyungu, birimo n'inyungu. Umuntu hari ibindi bintu agamije, abonye yuko afite impano cyangwa inzozi zo kurota, akavuga ati ubwo narose ubu nanjye nabaye umunyempano, iyi mpano ushobora kuyikoresha nkayungukamo nkayibyaza umusaruro, niko bajya babivuga. Ariko mu by'ukuri uyu mwigisha aba akeneye kubana n'umushumba, umuvugabutumwa aba akeneye kubana n'umushumba, uyu muhanuzi aba akeneye kubana n'umushumba, n'intumwa iba ikeneye kugira ngo ibane n'umushumba. Niko bimeze, kuko kandi n'umushumba aba akeneye bano bantu bose. So ni impano Imana yatanze kugira ngo zose, reka wenda nahasoma, yego nta kibazo. Ndashaka kugira ngo twerukanse turebe hano mu Befeso, Befeso, Abefeso igice cyaho cya 4 umurongo waho wa 11 ngo nuko iha bamwe kuba intumwa ze, n'abandi kuba abahanuzi, n'abandi kuba ababwiriza butumwa bwiza, n'abandi kuba abungeri n'abigisha, kugira ngo abera batunganirizwe rwose gukora umurimo wo kugabura iby'Imana. Ingingo ya mbere ni ukugira ngo abera batunganirizwe rwose, ni ukuvuga abera itorero rusange. Niyo mvuga itorero kandi ntabwo mvuga Zayoni, Restoration, Adeperi, ndavuga uwizera ko Yesu ari umwami akaba n'umukiza w'ubugingo bwe. Iryo ni itorero. Ubu ufite itorero usengeramo ryitwa wenda uko ryitwa Adeperi, jewe nsengera muri The Light to Nations, hari abandi basengera muri Baho cyane, hari abandi basengera muri Restoration, hari abandi basengera muri Zayoni n'ayandi matorero. Ariko twese duhujwe
n'umuntu umwe ari we Kristo Yesu, niyo nzira duhuriyemo. Twirengagije rero utwo doctrine dusa nkaho tudutandukanya, ariko twese turabera. So kugira ngo abera batunganirizwe rwose gukora umurimo wo kugabura iby'Imana no gukomeza umubiri wa Kristo. Urabona izi mpano icyo zikora, kugeza ubwo twese tuzasohora kugira ubumwe bwo kwizera no kumenya umwana w'Imana, kandi kugeza ubwo tuzasohora kuba abantu bashyitse bageze ku rugero rushyitse rw'igihagararo cya Kristo, kugira ngo tudakomeza kuba abana duteraganwa n'umuraba, tujyanwa hirya no hino n'imiyaga yose n'imyigishirize n'uburiganya bw'abantu n'ubwenge bubi n'uburyo bwinshi bwo kutuyobya. So siko bibiri ibintu byose bisobanuye. Bibiliya bisobanura nshuti yanjye Jowe, nuko gusa abantu bagira gutya atubona ba APotre. Siko ahubwo najyaga nsoma ibyo simbisome. Siko burya harimo hano, abo bantu bafite inshingano zikomeye. Izi mpano eshanu zose ziri ku kiganza kimwe, kandi zitangwa na Yesu. Urabyumva? Noneho rero zinganya ububasha, zinganya ni offices eshanu n'amabiro atanu, zinganya ububasha, zinganya inzego, nta mpano iruta iyindi. Nicyo nashatse kuvuga. Ariko kandi intego yazo ni iyi ngiyi dusomye aha ngaha muri Abefeso igice cya 4 guhera ku murongo wa 11, ariko ukamanuka ukagera ku murongo wa 16. Ngira ngo ni ibintu byumvikana cyane. Apostle baravuga ngo iyo Imana ishaka gukoresha umuntu ibintu bikomeye, ibanza kumunyuza mu bikomeye ikamukomeza, wazabona uko akomeza abandi. Ninkubaza icyo kibazo ndashaka gatoya cyane, umbwire ku muhamagaro wo gukorera Imana wawe, urinde mu muhamagaro w'Imana wahamagawe gute? Mfite amakuru ya famiye yawe, kumwe abenshi muri aba pasteri, hari aho ngo Pastor Roza Ngabo, mu mama mwiza uyobora baho church hari Kabuga, hakaba nawe n'abandi nyine, ngo mwese mufite ukuntu ari umuhamagaro w'Imana. Tubwire gato ku muhamagaro wawe. Mu by'ukuri mukozi w'Imana Joel, twebwe ukuntu muri famiye yacu twakijijwe ni Yesu wadusanze, ni ubuntu bw'Imana bwadusuye. Narimvuze nti mu by'ukuri twari mu gihugu cy'amahanga, turi imfubyi, data niho yapfiriye, turi abana, ariko Yesu aradusanga, turakizwa twese. Turakizwa, tumenya ubutumwa, turabubwirizwa. Twari abanyamadini, bamwe bari abakatolike, abandi bari abaporoso, abandi kandi rwose twumva tuguwe neza, tunyuzwe, twumva nta nicyo bidutwaye, ariko tuza noneho kuza kubwirizwa n'abarokore. Hari impamvu bitandukanyije, noneho abo bantu bitugwa neza cyane kurusha uko twari tumeze mbere, nubwo nabwo twari tuzi Yesu kandi ariwe turamya, ariko ubu buryo bw'ivugabutumwa bwo gukizwa no kumenya Yesu no kuzura umwuka wera ni uburyo bwiza butuma usabana n'Imana. Ubwo rero dutangira gutyo, tumenye Imana turi bato, tubatangira dusabana n'Imana tutazi yuko Imana dufiteho umugambi, ariko twese tugiye kwibana tukibonamo iryo shaka, uwo mwete, uwo muhati, kubikunda. Burya rega ntabwo biba byoroshye kwitanga. Nkanjye nahamagawe nshaka kujoininga kaminuza, nshaka kujoininga kaminuza. Urumva umuryango wari umfitemo icyizere gikomeye, bakuru banjye, umuryango wose barandebaga bakabona ndi umwana w'umuhanga, nakoraga imibare, biology, physics, chemistry, nkabikora neza cyane, kandi numvaga nzaba docteur cyangwa se umwenjeniyeri, kimwe muri bibiri. Nkumva rero ntanabikunze cyane, ariko ntabwo nari nzi ko Imana ifiteho umugambi wo kumpindura docteur wo mu mwuka. Mwese muri bangahe? Turi batandatu. Mwese muraba bakuru banjye baba mu gihugu cyo hanze, ariko bose nabo n'abapasiteri. Bose n'abapa mwese twese
n'abari mu nzego za leta naho aho bari n'abapasiteri muri izo nzego za leta n'abari muri bizinesi ni n'abapasiteri baba bizinesi twese ubona dufite uwo muhamagaro kandi ni ubuntu bwa Yesu. Turashimira Imana yadufashe kuko abo twakuranye sida zarabishe, abo twabanye, abo twaturanye, ibiyobyabwenge, inzoga, ibintu byinshi, turahura ugasanga twebwe turabana ariko barashaje babaye abasaza. Birumvikana kubera Yesu wadusuye iwacu. Rero navuga yuko ari ubuntu bwa Yesu. Icyo kibazo niko nagize. Ni ibintu byiza cyane. Ni wowe mutoya, ni wowe muherereye? Jewe ndo wa gatatu. Okay. Ndo wa gatatu. Inyuma yanjye hakabayo abandi batatu. Okay. Ngira ngo ni ibintu byumvikana kandi bishimishije. Urumva ko Imana yagize gutya abahamagara ari umuryango bose ibahereza muri ministeri zivuga butumwa. Buri wese afite ministeri ye, torera ashumbye, bimeze gute? Mu by'ukuri nk'abo bari mu Bugande twese kera twari mu rusengero rumwe dusenya, ariko iyo abantu bagenda bakura buri muntu agenda agira ibye bimuvukamo. Niko bimeze umurimo w'Imana ukaguka. Noneho kandi ntabwo turi kumwe. Ntabwo yego. Nk'ubu jewe ndi muri Kenya, muri Nairobi, mfite iyo ministeri yitwa The Light to Nations. Mushiki wanje Roza Baho Church hano muri Baho Church, Pastor Roza hano muri Kabuga, muri Baho Church. Aba bandi baba mu Bugande, buri muntu afite amatorero n'undi afite ibye. So ariko turubahana, turemerana, turaba Kristo twese, turaba rokore twese, kandi twubahana mu bukure, ariko tukubahana no muri experience y'umuhamagaro. Hari izindi hari abandi ba apostle cyangwa abapasiteri ni wowe bashumbye mu isi y'umwuka. Ibyo nzabereka babisubiza ubwabo, ntaza guteza ikibazo hano. Ariko mu by'ukuri turubahana, turubahana mu mpano, turubahana mu mpano. Iyo bakubonyemo ko hari ibyo ubarusha bose barakwisunga. Niko bimeze. Ariko nkanjye mfite uruhare rukomeye cyane. Benshi nige wababwirije ubutumwa bwiza, nige wabafashije nubwo ndi muto, ariko kandi ndabayobora, ndabakuza, bose. Nk'uwo mukuru wanjye umwe nige wanamubwirije, nige wamwatuje agakiza, ndibuka yuko ari igihe ahubwo wanamubatije. Rero urumva ko nubwo ari mukuru, ni umugabo mukuru, yaranandeze ndi umwana, ariko mu mwuka ndamurera. Ngira ngo ni ibintu byumvikana rero. Rero apostle, reka tubagirireho umugisha, tubabaze bimwe mu bibazo abantu b'Imana baba bagenda batubwira cyangwa badutuma. Kuri wowe ubundi kuramya Imana nyakuri nukwitwara ute, nukubikora ute? Umuramye mwiza ninde, cyangwa yagombye kuba abikora gute? Nukubyina, nukusirimba, nukuririmba indirimbo nyinshi, utera imigeri, kubita inkweto abantu, bigenda gute? Hari ibintu byinshi tugenda tubona mu nsengero, umuntu akavuga ati ariko se uku niko kuramya Imana kwari gukwiriye? Ukabyibaza, umuntu akabyibazaho. Wenda nanjye wowe umunyamakuru iyo byibashije nshaka uwo mbibaza. None ndabibabajije. Yego. Icyo ni ikibazo kiri sensitive, cyangwa se gisaba umwanya kugisobanuraho cyane, ariko ndaza kwifashisha hano icyanditswe kiri muri Yohana igice cya 4. ni icyanditswe kizwi n'abantu benshi, cyadufasha. Cyadufasha. Igice cya 4 umurongo wa 23. Nari ngiye gusoma Bibiliya y'Icyongereza, niyo nkunze gusoma cyane ubundi. Niyo nkunze gusoma cyane. Noneho igice cya 4 umurongo waho wa 23. Yohana ubutumwa bwiza, igice cya 4 umurongo waho wa 23. Aravuga ngo ariko igihe kiraje ndetse kirasohoye,
ubwo abasenga by'ukuri basengera data mu mwuka no mu kuri, kuko data ashaka ko bene abo ari bo bamusenga. Aya magambo yavuzwe na Yesu. Yego. Iki gihe avugaho ntabwo ari igihe cy'uyu munsi jyewe ndimo nawe Joel. Hari abantu bifashishije ako karonga ko kajambo akavuga ati bakabishyira muri fitiri, bakabishyira muri fitiri, yes, cyangwa se bakabishyira muri preza, bakibagirwa yuko habayeho abandi. Aya magambo avuzwe haciyeho imyaka 2000. Ni ukuvuga rero igihe Yesu yavugagaho ni igihe cyabayeho ku munsi wa Pentekote, ubwo intumwa zari ahantu mu cyumba zitegereje impano y'umwuka wera, batazi uko biri bugende, batazi uko bisa. Bari barabibwiwe kenshi, barabisezeranijwe yuko bazahabwa impano y'umwuka wera, ariko mu by'ukuri bataramenya ukuntu Imana izaza ikaba mu muntu. Icyo kintu mu bantu b'icyo gihe no mu isezerano rya kera ntabwo cyumvikanaga vuba muri sisiteme y'umuntu nk'uko ubu twebwe tucyumva. Ubu twebwe cyabaye nk'ikintu cyoroshye, ariko kuvuga ngo umuntu arizera ko Imana izaza igatura muri we ni ibintu byari kure ye. Noneho rero nicyo gihe Yesu yavugaga ati igihe kiraje. Bari mu cyumba cyo hejuru mu gice cya 2 cy'ibyakozwe ntumwa, bari mu cyumba cyo hejuru ngo batungurwa n'umuriri, umwuka wera arabamanukira, bose bagaragarwaho n'indimi z'umuriro, bavuga mu zindi ndimi, barahanura, bakora ibintu bidasanzwe. Icyo gihe nicyo Yesu yavugaga. Cyaraje, cyarasohoye, cyaratangiye. Ku mugaragaro Imana yagikinguye ku mugaragaro rwose, irakironkinga ku munsi wa Pentekote, muri kiriya cyumba niho habereye launch. Ijuru ryaraje, Imana data wa twese n'umwana umwuka wera balonkinga move, cyangwa se igihe iki gihe cy'abantu basenga Imana, bayisengera mu kuri no mu mwuka. Kuramya Imana rero ni ukuba icyambere. Uramya Imana, utaramya Satani, utaramya isi, utaramya utiramya wowe. Now icyo mbanjirijeho yaba nka shoke mu bitekerezo. Abantu nyine ntabwo bumva yuko ntabwo bumva ukuntu baramya Satani. Iyo uramya Imana ariko utagendeye, udahagaze ku mahame yayo, burya uburamya shitani, kandi ntabwo akwiyereka yuko ari we uriho uramya, ariko kubera ikinyoma cye hari ukuri yakwibye, ukaramiriza hejuru y'ikinyoma. Satana ni wese w'ibinyoma. Bibiliya imwita ise rimwe gusa. Muri Bibiliya niho tubona yuko Satana nawe yabyaye umwana we ni ikinyoma. Nta handi tubona yuko Satana yigeze abyara, ariko ahantu Bibiliya imwita ngo nise w'ikinyoma. Iyo rero uramya Imana ushingiye cyangwa uhagaze ku kinyoma, bitewe no kutamenya, bitewe no kudasobanukirwa, ibyo ntabwo bikubuza kuba waramya Satani. Ikindi cya kabiri, umuntu hari ubwo ashobora kuramya isi. Kuramya isi ni iki? Ni ugukunda iby'isi. Ugashaka kwambara nk'isi, gukora nk'isi, kugenda nk'isi, kumva nk'isi, mbese ibintu byawe bikunezeza irari ryawe n'isi. Ibi biravuga ngo ntugakunde iby'isi. We nicyo kibazo uraza kukimbaza. Ariko hakabaho no kuvuga ngo kwiramya, kwihimbaza. Ni kwa kundi erega natwe Abanyarwanda tuzi kubyina, Abagande bazi kubyina, Abakongomani barabyina ukwabo, Abanyakenya, buri hanga rifite uko ribyina. Ariko muri uku kubyina
tuba twinezeza mu cyongereza byita entertainment uba wineza ariko hari n'unezeza ntabwo buramya Imana uwo urinezeza kuko iyo ubyina ushayaya ukora ibintu ibyo ari byo byose cyangwa amaraba n'ibiki ni uburyo bw'umuco wacu nk'Abanyarwanda so uburamya nibyo nta nicyo bitwaye na byiza pe ni umuco mwiza wacu nk'Abanyarwanda kandi ariko ntabwo ibyo ari byo byitwa kuramya Imana. Noneho kuramya Imana nuko ugombye kuba uri mukuri ariryo jambo ryayo. Noneho na rya jambo rikaba rikurimo Jowe. Iyo iryo jambo rikurimo ukaba urigenderamo uko niko kuramya Imana. Kuramya Imana ni ukuba mu ijambo naryo rikakubamo. Hari ibintu tujya tubona nko mu nsengero yego kubyina cyane gusimbagurika biriya ubyita iki? Dawudi niwe wahimbye ibyo bintu. Mbese ni nkaho umwuka w'Imana yamanutseho atangira gusa nkaho azana ubwo buryo ndabyemera igice reka mvuge gutyo ndabyemera ntabyemera ute kubera iki hari ababikora neza ukabona babikoreye mu mwuka kuko ijambo ryavuze ngo nabaramya data mu kuri no mu mwuka. Iyo uri mu kuri ari ryo jambo ry'Imana kandi uko kuri ukagukoreshwa n'umwuka wakuyoboye mu by'ukuri focus yawe intego yawe intumbero yawe iba iri ku Mana. Iyo rero intumbero y'umwuka umuntu agizwe n'ibice bitatu umwuka ubugingo n'umubiri. Iyo umwuka wawe wafashe ubugingo bwawe n'umubiri wawe ukawuganisha ku Mana ugatumbira Imana ntabwo bukiramya ubwo uba ibyo wakoze byose uba wabikoreshejwe n'umwuka. Dawudi yigeze kuzura umwuka ariko noneho dore ukuntu yandika mu by'ukuri iyo ni Bibiliya. Kubyinira Imana ni ibintu Imana yahaye abantu kugira ngo babikore hanyuma ikintu kimwe Imana itashobora no kwihimbaza cyangwa kwiramya. Bibiliya iravuga muri Zaburi 150 ngo mushimire Imana ahera hayo. Iyo rero uri nko mu rusengero uri mu nzu yawe uri mu cyumba cyawe ugashimira Imana ahera hayo Bibiliya mu isezerano rishya ahera ni mu mutima w'uwizera ntabwo ari mu rusengero burya ni mu mutima wawe kuko turi insengero z'iki z'Imana z'umwuka wera. So ahera Bibiliya aha mu isezerano rya kera hari ahantu habaga dignified mbese hari harateganyijwe mu ihema mu nyubako runaka umusozi runaka ahantu runaka ariko iyo shusho tugomba kuyivamo. Ntabwo twebwe abo mu isezerano rishya tukijya ahantu ngo tuzaramya Imana tuzajya i Yerusalemu tuzajya ibunaka tuzajya ahantu ngo niho Imana iba. Oya Imana tuyiramya mu kuri no mu mwuka kandi uko kuri ni rya jambo ry'Imana iyo rikurimo ubwo umutima uba wahindutse ahera kandi uba wabaye urusengero rw'umwuka wera. None haravuze ngo mushimire Imana ahera hayo muyishimire mu isanzure ry'imbaraga zayo muyishimire iby'imbaraga yakoze muyishime nk'uko bikwiriye gukomera kwayo kwinshi. Urumva rero iyo indirimbo zose uririmba zishima kugira neza kw'Imana zishima imbabazi z'Imana zishima urukundo rw'Imana zishima umurimo Yesu yakoze ku musaraba mu by'ukuri nibyo Dawudi ari havuga hano. Muyishimishe ijwi ry'impanda muyishimishe neberu n'inanga muyishimishe ishako n'imbyino muyishimishe ibifite imirya n'imyirongi muyishimishe ibyuma bivuza amajwi mato muyishimishe ibyuma birenga ibihumeka byose bishime Uwiteka. Ni ukuvuga rero uruhande navuze ko mbyemera iyo rya jambo rikurimo noneho ukaba uyobowe n'umwuka wera ukayoborwa kubyina ukayoborwa gusimbuka aba ari byiza
ariko ikibazo aho kiri Joel, ikibazo aho kiri abantu barigana muri iyi si. nicyo birangiye kubaza Pastor. Urabona Dawidi yarabyinnye kuko umwiterurago, ariko ntekereza ko iyo atari umwuka w'Imana wamugendereye ngo abyine kugeza ubwo umwiterugo akaba yabikoreye mu mubiri, Dawidi yari kuba yakoze ikosa rwose, sibyo? Kubyina umwiterukago n'abari mu mubiri baramusetse. Yego, noneho hari bamwe mu bantu babyina bagakora ibintu biri bizarre ku buryo kuko wakoze ikintu uyobowe n'umwuka nta soni ugira, ku buryo nawe bimutera ipfunwe. No wamubaza ati se biriya bintu byo kubyina gukuruta inda hasi n'ibiki kuri guhimbaza Imana, akavuga ati erega na Dawidi yarabyinnye umwiterurago. Noneho Dawidi yabikoreye mu mwuka, wowe wabikoreye mu mubiri. Urumva icyo kinyuranyo rero, ikintu cyose umuntu akoreye mu mwuka kigwa neza abantu. Niyo hari itsinda ryaba kibatari bakimenye, baragisobanurirwa bakacyumva. Ikintu cyose gikorewe mu mubiri gishisha imitima ya benshi kabisa, ukumva ni nk'ibintu utazi, ariko kubera ko abantu bagize icyangombwa ni ukuba mu mwuka, so biriya bintu impamvu navuze yuko mbyemera kandi nkasimbyemere. Icyambere ni ukuvuga ngo uyu muntu se yabikoreye mu mwuka, yayobowe n'umwuka, ariko abantu b'iki gihe barakopera. Abasore, urubyiruko rwabona ibintu bagenzi babo bakoze wenda byaranejeje imbaga nyamwinshi y'abantu, bati nanjye reka nze mbikore. Umuntu niba yarapfukamye akarambarara hasi, abantu akabona yuko ibyo bintu bifashe ku bantu, uwabibonye nawe akavuga ati reka nindambarara hasi ngire ngo abantu bazafatwaho. Noneho bakagenda barimo ibintu ubona mu by'ukuri biyobowe na kamere y'umubiri. Rero hari ibisirimba biriho iyi minsi mu by'ukuri biyobowe na kamere y'umubiri, biyobowe n'ubutamenya. Ariko kubera yuko babumva yuko baramya Imana, Shatani akaba yarinjijemo ikinyoma cye. Mu yandi magambo bashobora kwikanga baramya traditional gods, Imana ziri traditionnel, cyangwa se Shatani ubwe. Yego, nuko rero ngira ngo uramya Imana cyangwa umuramyi mwiza nubikorera mu kuri no mu mwuka. Yego. Hari indirimbo abantu bashobora kuririmba bazi ko bari kuramya Imana, nyamara bafite ibindi bintu bari kuramya. Kuko hari nk'indirimbo umuntu aririmba zikaba zanatuma abantu basohoka mu rusengero bagiranye amakimbirane. Nabyo bibaho, wenda umuntu aririmbye nk'indirimbo kwase ubundi yingiye ifite uwuhe mumaro mu bwami bw'Imana mu buryo bugiye butandukanye. Ibyo nabyo burya n'ubuyobe mu kuramya. Niko bitekereza. N'ubuyobe uti kubera iki? Indirimbo yose itavuga gukomera kw'Imana, itavuga umurimo Yesu yakoze, cyane cyane indirimbo zo muri iki gihe cyacu mu isezerano rishya. Iyo tuvuga isezerano rishya ni uguhera igihe umwuka wera yamanukiye ku munsi wa Pentekote. Umunsi wa Pentekote ugeze, umwuka wera aramanuka, kandi ntabwo yamanutse gusa ngo amanuke ku bantu asubireyo, ahubwo yaramanutse yinjira mu mitima y'abamwizeye, atura muri twe. Ni ukuvuga kuva icyo gihe aho umwuka wera yatangiriye gutura mu mitima y'abizera Yesu, icyo gihe nicyo twanavuzeho haruguru. Ariko ikintu nshaka kuvuga, indirimbo yose itavuga umusaraba wa Yesu, itavuga urupfu rwa Yesu, itavuga umusaraba wa Yesu, itavuga kuzuka kwa Yesu, iyo ndirimbo iba yahimbiwe mu marangamutima, iba yahimbiwe mu bikomere, iba yahimbiwe mu mateka y'umuntu ku giti cye, inararibonye ry'umuntu. Kera mu Bugande bazitaga akadongo kamu. Hari umugabo wajyaga uririmba indirimbo akaririmba ubuzima abantu babamo, bakazikunda cyane. Kuko iyo uririmba ubuzima bw'abantu, abantu nyine bariyumva, urabyumva. Ariko izo ndirimbo za kadongo kamu mu Kigande, cyangwa se kuririmba ubuzima bw'abantu, mu by'ukuri ntabwo ari zo ndirimbo ziramya Yesu, ntabwo ari zo ndirimbo zivuga urupfu rwe, guhambwa kwe, umusaraba we, ndetse no kuzuka kwe. Izo ndirimbo rero Joel ni indirimbo ziba zaramirijwe cyangwa zahimbiwe
mu bikomere mu marangamutima noneho ugasanga wayiririmba ugakomeretsa mugenzi wawe kubera yuko wayiririmbiye mu marangamutima. Yego, so nuko nakubwira ariko indirimbo yose itavuga urupfu rwa Yesu, umusaraba wa Yesu, muri iki gihe tugomba no kuzisubira mu ndirimbo turirimba. Urasa urabona hari zo turirimba ubonamo amakosa rwose. Urugero urabona abantu bataza kumva yuko ndi controversial cyangwa ntari umuntu ugira, ariko jewe impamvu ndiho ndivuga, reka mbanze mbabarire gato nsomera abantu bumva impamvu ndiho mvuga ibyo ndiho mvuga, bataza kwibaza yuko nkubita ibintu byabo cyangwa se oya, ahubwo intego y'umutima wanjye nuko nifuza yuko abantu bakura. Abantu bakora iki? Bakura bakava mu by'ubwana hanyuma bagakora ibintu Imana ikunda cyangwa se ishaka. Iyo usomye mu Bakorinto ba mbere igice cya 13 umurongo wa 11, Bibiliya iravuga ngo nkiri umwana muto navugaga nk'umwana muto, ngatekereza nk'umwana muto, nkibwira nk'umwana muto, ariko maze gukura mva mu by'ubwana. Rero je waraho nageze mva mu by'ubwana. Hari indirimbo n'umubiri wa Kristo ukwiriye gukura ukava mu by'ubwana. Itorero rya Yesu rikwiriye gukura rikava mu by'ubwana. Hari indirimbo z'ubwana, hari amahishurirwa y'ubwana, hari imyumvire y'ubwana, hari imivugire y'ubwana, hari indirimbo z'ubwana, hari ibintu byinshi bikorwa mu rusengero ugasanga n'ubwana. Imana ntizabiguhanira, ariko ntabwo izifuza yuko wahera muri iyo class. Ishaka gukura ukamenya, ukaba amacuwa, ukagira ibintu uvamo, ukava mu by'ubwana ukajya mu by'abakuru. Noneho aho iyo ugeze mu by'abakuru rero nibwo uramya Imana mu kuri no mu mwuka. So nuko vuga hari indirimbo zivuga ngo tuzajya mu mwuka rimwe tuguruke mu kanya gato tube twarigezemo ijuru ryahumuye we. None se koko we iyo ndirimbo nta cyanditswe na kimwe mbona gishigikiye iyo ndirimbo, ariko mu myumvire y'umuntu muto we arayumva, kumva mu marangamutima, kumva mbese ni ibintu bigize, ariko mu by'ukuri ntabwo ifite ibyo twita scripture basis, ntabwo iri hiramya Yesu. Ubu se arawumvishe iramya Yesu? Tuzajya mu mwuka rimwe, ni hehe Yesu ari haramirizwa? ubu se umwuka ntituba tuwurimo aho wawuvuyemo ryari, wawugiyemo ryari. Ku munsi wa Pentekote umwuka yaraje aza mu ntumwa, aba muri twe, atuye muri twe, agendera muri twe, turi ubwoko bw'Imana, ikaba Imana yacu. None se iyo utangiye kuvuga ngo tuzajya mu, ntiwumva ko Satani yagobetsemo ikinyoma? Arashaka kwemeza abantu yuko mutari mu mwuka. Hari umunsi umwe mugahora ibintu byose mubishyira muri fitire, ejo hazaza, mbese mugahoraho mwumva ko nta mwuka. Icyo ni ikinyoma. Iyo ni indirimbo idafite ibyanditswe na hamwe. Simfite umwanya ariko nagusoma ibyanditswe byinshi, ariko nibagira ikibazo nzaguha ibyanditswe abatukurikiye. Mbese hari indirimbo zagiyaga ziririmbwa ahangaha, mu by'ukuri hari n'abantu negereye, mbabarira muze kumbabarira abanyumva, ariko hari indirimbo pe dukwiriye gukura tukazivamo, tukaririmba indirimbo zivuga umusaraba wa Yesu, tukaririmba indirimbo zivuga urupfu rwa Yesu, tukaririmba indirimbo zivuga umuzuko wa Yesu, tukaririmba indirimbo zivuga urukundo rw'Imana. Aho niho duhurira. Twese duhurira ku iriba ry'i Beteli. Abasamariya n'Abayuda niho bahurira. Naho iyo utangiye kuvuga ibindi biradutandukanye. Biradutandukanye, ugasanga twarebanye amaso hatariyo, kubera just indirimbo. Akamanyu k'umutima gusa, akamanyu k'umutima gusa, ntuzaca umutwe, akamanyu k'umutima kari hehe mu murimo wa Yesu? Ni ukuri Yesu yigeze aza gukora akamanyu k'umutima? Ntiwumva kuko ibyo bintu mu byo karara amarangamutima. Reka ndekera aho bataza. Ariko nibyo birumvikana, tugomba gukura, bukongera bugacya n'ejo bugacya. Izo ni za kadongo kamu.
mu Bugande bajyaga baririmba indirimbo zimeze nk'aho Yeah. ariko ntaho Bibiliya ivuga ngo bukongera bukongera bukira. No, iyo uri muri Kristo Yesu ntabwo uba ukigendera ku gihe cy'irizuba, ntabwo uba ukigendera ku gihe cy'ukwezi, ntabwo uba uri muri we nawe akaba muri wowe. Muba muri umwuka umwe, uba uri umutwe kuko nawe ni umutwe. Utantera kubwiriza Yesu kandi ahangaha cyane. ngira ngo ni ibintu byumvikana. Ego. Na Apostle ibyo avuga ni ibintu bifite logique. Cyane. Abantu tugomba gukura tukareba indirimbo turirimba ziraramya Imana Ziraramya cyangwa Yesu. zirateranya abantu. Zirateranya abantu. Yes. Rwose. Ndafashijwe. Kubera ko mu by'ukuri urugero nk'uru Rwanda rwacu rufite amateka akomeye asobekeranyije. Ni ngombwa yuko usibye n'u Rwanda n'isi Afrika tugomba kuririmba indirimbo zivuga urupfu rwa Yesu. Rero nkawe mukozi w'Imana Joel uri umunyamakuru kandi ukora ibiganiro byiza. Nigeze gusura ikiganiro cyawe wakoranye nkumva muravuga amagambo meza. So nukuvuga mugomba gufasha abahanzi, mugomba gufasha abantu batoya. Izi ndirimbo bakazisubiramo, bakagira indirimbo barika burundu bakakura. Izo ndirimbo ziteranya abantu, izo ndirimbo zitavuga Yesu, hari nubwo zaba zitateranya. Nk'iyo ndirimbo ivuga ngo bukongera bugacya, twese urayiririmba amarangamutima yanjye akazamuka nkavuga Joel araza kubimenya ko buri bwongere bugacya. Yangambaniye yagize gutya yibaza yuko yandangira, ariko buroza kongera bucye. Ndiho ndakuherere nawe nayiririmba unaho ukavuta, ariko je musaraza kongera amenye ko mbese ugasanga nta ndirimbo iduhuza. So dukwiriye kwitonda. Icyo nasaba abahanzi bacu mu matorero yose ya Kristo, mu mubiri wa Kristo, ni ukugira ngo muhimbe indirimbo zivuga ku rupfu rwa Yesu, ku musaraba wa Yesu, ku kuzuka kwa Yesu, ku rukundo rw'Imana. Izo nizo ndirimbo z'abisezerano rishya zabera kandi zivuga umurimo mwiza Yesu yakoze ku musaraba. Okay. Ngira ngo ni ibintu byumvikana. Apostle hari igihe tutajya gusenga rimwe na rimwe bitewe nuko twabuze amafaranga. Rimwe na rimwe ugasanga umuntu ageze ku cyumweru agatinya kujya mu rusengero, akavuga ati baratwigishije abakozi b'Imana ahantu henshi hagiye hatandukanye ati kirazira kikaziririza ntuzajye mu nzu y'Imana Imbokoboko, bakabihereza yuko ari Imbokoboko ari umuntu ugiye adafite amaturo, adafite ibyacumi by'Imana. Ubundi kujya imbere y'Imana Imbokoboko bishatse gusobanura iki mu by'ukuri? Hari umuntu wambajije ati nabajije ati ntabwo nagiye kutagiye gusenga, arambwira ati nari Imbokoboko niyo mpamvu ntagiyeyo. Ati muri eglise yacu batubwiye ko nta kujya imbere y'Imana Imbokoboko. Bishatse kuvuga iki? Ibyo bintu birambabaje. Ariko nawe urabizi ko bijya bivugwa. Biravugwa njya mbyumva. Impamvu bimbabaje giye nuko ntabikora. Kandi nawe nakumenye ko ubikora. Uri inshuti yanjye, nakwegera nka kugira inama nkaguhugura, nabona utahugurika sinakongera kuza iwawe. Kubera ko reka iryo jambo bavuga riri mu gutegeka kwa kabiri ntabwo ndi burisome. Ariko abantu benshi bararize mu gitabo cyo gutegeka kwa kabiri, ahubwo ndashaka gusoma irindi resa nkaho riryungura cyangwa ririvuguruza. Ntabwo ari kurivuguruza, ahubwo ni ukuryuzuza. Umva Yesu ari we nzira n'ukuri n'ubugingo. Ibyo avuga aravuga ngo mwese abarushye, muri Matayo 11:28, mwese abarushye n'abaremerewe nimuze munsange ndabaruhura. None se niba Yesu abahamagara abakene, abarushye, abarwaye, abari broke mu mifuka, abanyabyaha, ati nimuze munsange, urinde wowe ubuza umuntu w'Imana kwinjira mu rusengero rw'Imana? Cyo ni icyaha kigomba kukubabarirwa niba ari nako wigishije abantu. Ariko mu by'ukuri Joel, cyo ni ikintu kibabaje, ni ikintu ubundi mu by'ukuri kuza Imbokoboko
icyo gihe hariho mu mategeko ya Mose bariho hari amategeko abisirayeli bahawe ku buryo byari nk'amategeko bubahirizaga icyacumi bakubahiriza amaturo runaka bakubahiriza mbese hari gutanga ku buryo bwinshi ntabwo ndi bukwinjiremo ariko hari love offering hari burnt offering ibitambo byo kotswa ibitambo by'uko turi amashimwe ibitambo by'uko turi amahoro ibitambo by'uko twejeje cyane twarahinze tureza ibyo byose hari ukuntu bagiraga noneho rero uyu muhanuzi Mose yari ariho yenkariginga atera inkunga atera intege ab'icyo gihe ati jya wibuka iby'Imana yakoze jya wibuka iby'Imana yakoze twebwe ubu rero twibuka ibyo Yesu yakoze ako kantu rakumvise icyo gihe bibukaga iby'Imana yabakoresheje ikabaha imbaraga zo kweza zo gukora bakunguka bagakora iki ariko twebwe ibyo dushishikarizwa kwibuka ni ukwibuka umurimo mwiza Yesu yakoze ku musaraba so iyo uje ufite kwibuka icyo Yesu yakoze ku musaraba ntabwo buri imbokoboko yego iyo uje ufite kuvuga uti Yesu nubwo ntafite amafaranga ariko ndagushima ko wampaye agakiza kubw'ubuntu ndagushima ko wambabariye ibyaha ndagushima yuko izina ryanjye ryanditswe mu gitabo cy'ubugingo ndagushima yuko ntacyo nakoze ntacyo natanze burya ntabwo buri imbokoboko yego iyo watanze umwanya wawe ugatanga umutima wawe ugatanga ibitekerezo byawe ugatanga ijwi ryawe ugatanga amagambo ukavuga Imana ukabiramya Imana ukayishima ntabwo buri imbokoboko abantu b'iki gihe rero imbokoboko bazirebera muri kashi oya ntabwo ari imbokoboko ibyo ntabwo ari Bibiliya Pawulo aravuga ngo nize kunyurwa nize kuba umukene kubaho ntafite niga kubaho mfite ibimpagije niga kubaho ntafite ibimpagije yari umukene ariko ntibyamubujije kubwiriza ubutumwa ntibyamubujije kujya mu nzu y'Imana na Petero yaravuze ati icyo mfite nicyo nguha ifeza n'izahabu ntabyo mfite atari icyo mfite ubwo se yari imbokoboko none se Yesu yaba avuga ati nimuze abarushye n'abaremerewe abaremerewe ni abahe abarushye ni abahe baruhijwe n'ibyaha baruhijwe n'indwara baruhijwe n'ubukene baruhijwe n'amarozi n'ubupfumu n'ibyaha n'akarande ubwo se Yesu niba avuga ati nimuze wowe ugahagarara uti ntukaze imbokoboko ntiwumva yuko wabisobanuriye mu kantu gato cyane yego katabaho ngo rero aho ni ya Satani iba yashyizemo ikinyoma cye kuko ni se w'ikinyoma aba yavanzemo akanyoma hose aho kari kazahuza umuntu Imana kazatuma umuntu ajya kure y'Imana kazatuma umuntu yishinja kazatuma umuntu yirega ikinyoma cyose kizigiza kure umuntu kure n'Imana yego so inyigisho yose izigiza kuri umuntu inyigisho yose itezereka umuntu urukundo rw'Imana imbabazi z'Imana urukundo rw'Imana iyo irimo ako Satani yashyizemo yashyizemo ka fuse ni ka kantu gatoya kaba mu mashanyarazi gutya muri metero ugasanga niko gatuma umuriro uba mwinshi cyangwa se uba muke so Satani aba yashyizemo akantu k'ikinyoma ukabuza umuntu gusenga ngo ntakaze mu nzu n'imbokoboko imbokoboko si amafaranga Bibiliya ishaka kuvuga imbokoboko ni umutima udafite gushima udafite kwibuka udafite kumenya icyo Yesu yakoze ku musaraba yego umutima wamaze kwibuka no kuzirikana no kwibuka ibyo Yesu yakoze ku musaraba uwo mutima ushobora kuzana imodoka ushobora kuzana icyemezo cy'ubutaka ushobora kuzana amafaranga yose kuko umutima wasabanye n'Imana ukibuka ibyo Yesu yawukoreye uwo mutima uratanga ngira ngo ni ibintu byumvikana cyane tuvuga ku mbokoboko tunabisobanukirwa nyemera gatoya nkubaze ku kijyanye n'icyitwa ituro ry'umuhanuzi hari abahanuzi bamwe
baravuga bati ijambo ry'Imana riravuga ngo ntuzajye kureba bamenya cyangwa umuhanuzi, reka mbyite Imbokoboko n'ubundi, cyangwa udafite ituro umushyiriye. Ndetse bamwe bafata ubuhanuzi bakabugira nk'igiciro, umuntu yaguhamagara ati nsengera gutya, ati buranze utanga 777, ati muri uwo mubare ati niho ibyawe biri busubirizwe, niho biri byuzurire. Mbese mu buryo butandukanye ukabona yuko abantu bari gucuruza impano z'Imana, ukabona kugira ngo uvugishe umuhanuzi cyangwa kumuhamagara ugomba kuba wamaze kwitegura kutanga ituro mu buryo butandukanye, kandi bakabigira kondisiyo, bakagira n'imirongo myinshi cyangwa mike muri Bibiliya ibarengera rwose, bagusomera bakakumvisha uburyo nta umuntu ujya kwaba amenya nta tura afite abakoze sakirirego. Ibyo mwabitubwiraho iki Apostle? Ibyo ni nk'ibyo nari maze kuvuga haruguru. Mu by'ukuri iyo umuntu asomera Bibiliya, eka ngusomera hano icyanditswe, ntabwo ndi bujye muri ibyo byanditswe bavuga ko nzabivugaho utaha, ariko hari icyanditswe nshaka kuvuga. Ubu ndashaka kuvuga ku buyobe. Ubuyobe ni ikintu gikura intego, focus, purpose, intego kuri Yesu, kikayishyira ku muntu, ku mafaranga, ku bintu, ku kintu icyo ari cyo cyose. Ikintu cyose gikura umutima w'umuntu n'ibitekerezo by'umuntu kuri Kristo, kikakugobeka cyangwa se kikagushyiramo akandi kantu ngo kugira ngo Kristo akwemere, agushime, n'ukuri bukore iki, n'ukuri bukore gutya, n'ukuri bugende gutya, n'ukuri burya Satani aba yahageze ahangaho. So ibimenyetso by'ubuyobe ni nk'ibyo. Ariko hakabaho nanone ikindi kintu cyo kutamenya, kutigishwa. Paulo aravuga ngo nkiri umwana avugaga rwana, nkatekereza rwana. Hari abantu batazi ibyo bintu bitewe nuko batigishijwe. Mwumva Bibiliya hano ukuntu ivuga. Abakorinto ba kabiri, Abakorinto ba kabiri igice ni icya 3 umurongo wa 14 na 14. Dore ukuntu Bibiliya ivuga. Aravuga ngo okay, duhere ku murongo wa 12. Nuko ubwo dufite ibyo byiringiro tuvuga dushize amanga cyane, ntitumeze nka Mose watwikiraga mu maso he kugira ngo Abisirayeli batareba iherezo rya bwa bwiza uko bwamushiragaho, ariko imitima yabo yarahumye ndetse kugeza na bugingo n'ubu. Iyo isezerano rya kera, urumva kano kantu, risomwa, cya gitwikirizo kiba kigitwikiriye imitima yabo, ntibamenye ko cyakuweho na Kristo. Reka nongere nkasomere. Ubwo nk'umunyamakuru utangiye hari akantu cy'ahangaha. Urakumveje? Nuko ubwo dufite ibyo byiringiro tuvuga dushize iki? Amanga cyane. Ntitumeze nka Mose watwikiraga mu maso he kugira ngo Abisirayeli batareba iherezo rya bwa bwiza uko bwamushiragaho. Ariko imitima yabo yarahumye ndetse kugeza na bugingo n'ubu. Hari abantu bagifite imitima ihumye. Iyo isezerano rya kera risomwa, cya gitwikirizo kiba kigitwikiriye imitima yabo, ntibamenye yuko cyakuweho nande na Kristo. Nukuvuga rero iyo ibintu bivugira mu isezerano rya kera, iyo ibintu ubivugira mu isezerano rya Mose, ubu gitwikiriye ku maso, ubu gitwikiriye ku mutima, ubu gitwikiriye mu bitekerezo byawe, ntabwo rwose uba wagasobanukiwe. Ntabwo uragasobanukirwa ngo umenye neza ibyo Yesu yakoze. Igitwikirizo cyakuweho. Icyo gitwikirizo rero niho habagamo imigenzo.
zana ituro nk'iri kugira ngo Imana yishime. Genda uzane igitambo cy'inka, genda uzane igitambo cy'ihene, cy'intama. Ku bakene bazanaga inuma n'intungura. Ibyo byose ni ibintu byerekanaga igitambo kimwe ari we Kristo kizakuraho ibyaha by'abari mu isi. Iyo rero utangiye kuvuga ngo genda uzane umubare w'amafaranga 7, ubwo ni ubutekinike. Njye mbwita ibitekinike, ni ukubeshya abantu, ni ugushuka abantu, ni ubutamenya, ariko kandi bwishemo n'ubusambo no gushaka guhubuza no guhuguza ibintu by'abantu. Mu by'ukuri ababikora mwese muratukisha izina rya Yesu, kandi musigeho. Igihe cyanyu cyangwa cyabyo cyarashize, cyakuweho. Umwami nashimwe cyane. Aho mvuze rero nk'intumwa, nkoresheje ubutware, ndiho ndahugura bano bantu. Niko bimeze. Kubera ko ntabwo bagomba kubeshya abantu, gutukisha itorero buri kanya. Iyo rero isezerano rya kera rigisomwa mu itorero na bugingo n'ubu, igitwikirizo kiba kiri ku maso y'abarisoma. Urumva icyo gitwikirizo? Ni ukuvuga ngo Joel, ndabona hari karande z'iwanyu zananiwe kuvaho, genda uzane 666 n'ibice 6. Ni umubare w'umuntu. Imana irambwiye genda uyazane, noneho nkigiramo gutya nkaguteramo n'ubwoba, kandi nuyatanga n'ibiceri 6 n'amasente 6, ubuzima bwawe burahinduka. Mu by'ukuri ibyo byose ni igitwikirizo. Hari ababikora kubera ko batari basoma ngo basobanukirwe neza ibyo Yesu yakoze ku musaraba, ariko hari n'ababikora barabihinduye umwuga wo guhubuza ibintu by'abantu. Ibyo rero ntabwo ari byo, kuko Yesu niwe muhuza w'abantu n'Imana. ngira ngo ni ibintu byiza cyane. Murumva ko iyi ntumwa y'Imana rwose irimo iradusubiza neza kandi igatanga inama n'impanuro. Reka tukungure n'urubyiruko ho gatoya. Apostle, muri iyi minsi mu miryango nyarwanda ndetse n'ahandi haragenda haba ubwiyongere bw'amakimbirane mu miryango, gutandukana kw'abashakanye mu buryo bugiye butandukanye. Abantu rimwe bakavuga yuko bipfira mwirambagiza, aho kuri ubu ngubu ikintu kivuga yuko umukobwa cyangwa umusore kuba yashaka atabanje kubaza Imana ngo igiriye iki bivugaho cyangwa imwereka uwo bazashakana, bitari byo. None ugasanga rimwe na rimwe hari abo twita abakomisiyoneri b'abahanuzi, babandi bakoreshwa kubona umukobwa yakunze umusore cyangwa umusore yakunze umukobwa, akabona yuko umukobwa ari umunyamasengesho, akavuga ati reka tumuhanurire yuko uriya musore ari we Imana imuteganyiriza kuzashaka. Ubundi buriya ni ihame yuko ridakuka ko umuntu ugiye gushaka abaza kurindira Imana ikamwereka ko bazashakana cyangwa ikagira icyo bivugaho. Hari uburyo butatu Bibiliya itubwira bwanditse hano muri Bibiliya. Ndaza gutanga ingero, sinde bujye mu byanditswe, ariko ndavuga aho biri. Abankurikira muraza kwisomera. Uburyo bwa mbere ni uburyo bwo gutereterwa cyangwa se kurambagirizwa. Mu muco nyarwanda umuryango warambagizaga undi, ubwoko bukarambagiza ubundi. Noneho ugasanga biri hagati y'ababyeyi, biri hagati y'imiryango, biri hagati y'abantu baziranye, baturanye, babanye. Ubwo ni uburyo bwa rusange bw'Abanyarwanda cyangwa se n'andi mahanga, niko babikora. Muri Bibiliya rero urebuka inkuru y'umugaragu w'Aburahamu. Amaze gukora iki? Agiye gupfa, aramurahiza ati fata hano kuri ikibero cyanyu undahirire yuko uzajya aho twakomotse muri bene wacu ukanshakira umwana umugeni. Isaka niwe wagiyeyo? Ndeho ndakubaza. Oya, ntabwo ari we. Urumva ko Isaka atari we wagiyeyo. Hagiyeyo umugaragu w'Aburahamu. Uyu ni umugabo wari ukuze,
n'umugabo wari warabanye na Aburahamu yareze n'umugabo wari uzi ibyo Aburahamu akunda n'ibyo yanga n'umugabo wari ufite amahame yose ya Aburahamu yari yaramize Aburahamu. So uyu mugabo rero agiye agenda arambagiza umukobwa ariko uhwanye n'ibyo Aburahamu yizera n'ibyo Aburahamu yumva n'ibyo Aburahamu kandi akunda. Aragenda ashakira umwana we Isaka umukobwa muri Tangiriro 24 muraza kubasoma. So hari ukuntu ngira inama basore, umushumba wawe yakugira inama, yakurambagiriza, yakwereka, yagutungira urutoke, umuntu mukuru, umuntu wese yagutungira urutoke, ariko kuri ubu ntabwo ari we wakubwira ngo dore Imana yavuze. Umuntu wese ukubwira ngo dore Imana yavuze uriya, wowe utamwiyumvamo aba areba inyuma. Yego. So no kuvuga ngo umuntu yagutungira urutoke, umuntu yakurambagiriza, umuntu yakugira inama, ariko nawe ugahaguruka ukajyayo. Uburyo bwa kabiri bwemewe muri Bibiliya ni uburyo bwo gusenga. Bibiliya iravuga ngo musabe muzahabwa. Ushobora gutereta ariko ukabona uragenda ugwa ku badashobotse cyangwa mudahwanye cyangwa mudahuje, ugasanga ni ibintu bikomeye cyane. Ariko iyo usenze ukizera Imana ihamanya n'umutima wawe. Bibiliya iravuga mu Baroma ngo umwuka w'Imana ahamanya n'imitima yacu yuko turi abana b'Imana. So ikintu cyose kizakwereka ubushake, ndiho nabwira urubyiruko, ikintu cyose kizakwereka ko uwo mugore, uwo mukobwa, uwo musore ari uwawe, uzahamanya nawe. Umuntu agira ubushake we. Buriya ubushake bw'umuntu Imana irabwubaha. Bibiliya iravuga ngo nzaguha bijyanye n'iby'umutima wawe wifuza. Bibiliya mbisobanuye icyongereza. I will give unto you your heart's desires. No kuvuga ngo nzaguha iby'umutima wawe wifuza. Ntabwo rero Imana izacukubira n'iby'umutima wawe wifuza. Oya. Yego. Ntabwo Imana izacukubira n'iby'umutima. Iyo ni inyigisho kwayo. Kuko abantu kubera kutamenya ishusho y'Imana nzima kandi y'ukuri, bazi yuko Imana itanga ibibi. Imana iguha ibinyuranye n'ibyo ushaka. Imana iguha irakugora, noneho abantu bakajya niyo mpamvu n'abantu n'abantu bayisenga ikaguha uhumye cyangwa udafite n'amenyo cyangwa umugaye. Ibyo rero hagiye habaho experience z'abantu, none izo inararibonye ry'abantu barihindura Bibiliya. Ibyo ndabyemera ko bibaho. Bibaho. Imana ishobora kuguha ikimuga kandi wowe utamugaye, ariko bijyana no kwifuza k'umutima wawe. Ni ukuvuga mu by'ukuri ntabwo aba ari n'Imana, ahubwo ni wowe. Uba wararebye kariya akakobwa k'akamuga cyangwa kariya agasore k'akamuga ukakagirira imbabazi, ukavuga uti yo kagira impuhwe. Noneho izo mpuhwe ni ya shusho cyangwa ni cya kimenyetso cy'ubumana muri wowe. Noneho wa musore nawe w'ikimuga ari harasenga Imana ati Imana ubu nzabona umukobwa unkunda. Noneho yahura na za mpuhwe yakuvugisha ukamwemerera. Ubwo ni cya kimenyetso cy'impuhwe z'Imana. Ariko ntabwo ari ubushake nyakuri. Ntabwo Imana yagufatiyeho imbunda, nutamushaka ndakwica. Ubwo byose ni ubuyobe. Ntabwo icya mbere umuntu arakurangira. Icya kabiri ushobora gusenga ukizera. Hari abizera ko Imana ikora, ndabyizera. Ushobora gusenga wavangiwe uri mu rujijo, muri confusion. Ni nayo mpamvu dusenga, nayo mpamvu twiyiriza. Imana ikakuyobora, wajya kumva iraguha icyerekezo cyiza, wajya kumva hari umucyuza, kandi ikintu cyose gihamanya n'umutima wawe n'ubushake bwawe, ukumva n'amahoro, ryajwi ryoroheje. Hari ubwo Imana ishobora kuvugana nawe mu cyanditswe, hari ubwo Imana ishobora guha ijwi ryoroheje, still small voice, wajya kumva hari akajwi keza. Hari ubwo bishobora guhamanya n'inzozi warose, hari ubwo bishobora umuhanuzi ahamya ibikurimo. Ntabwo umuhanuzi akuremera ibyo udafite.
muranyumvisha ku kantu nakumvisha iyo rero umuhanuzi ahamya ibikurimo nta kuremera ibyo udafite rwose iyo nzajya mvuga nka ukabona nsa nk'ucecetse haba hari inyuma byinshi aho navuga ariko nkabyihorera so ni ukuvuga mu by'ukuri ntabwo umuhanuzi akuremera ibyo ni ubuyobe ni nk'uko babivuze baragenda bagatekinika uwo mukobwa cyangwa uwo musore Imana iravuze uwo muhungu akabaha amafaranga cyangwa uwo mukobwa niba afite amafaranga yabahaye bakagenda bakabeshya wa muhungu umuhungu nakaza nk'intama ni umukobwa akareba umukobwa wena n'umukobwa ukuze wena nubwo afite imodoka nubwo afite iki ariko akumva ntabwo bajyanye uwo mukobwa bafite uwo bajyanye cyangwa uwo muhungu bafite uwo bajyanye kuko Imana yararemye irema ikigabo ikiremera ikigore ikigore ikiremera ikigabo niko Yesaya avuga nta kigabo kizabura ikigore nta n'ikigore kizabura ikigabo ariko ntabwo nanone wahuza izi ntoke n'amano y'ibirenge oya hari ibintu bidahura pe hari ibintu bidahura so Imana izaguha iby'umutima wifuza hakabaho rero ubushake bwa gatatu nubwo navugaga yo personal desire ibyo wumva wifuza urakijijwe ukunda Imana usobanukiwe rwose wubaha Imana ukavuga utari kugira nzashaka umukobwa muremure wizibi uteye gutya Imana iramuguha yego rwose ngira ngo ibyo rero by'ubwo buhanuzi ibyo ni ubutekamutwe ni ibinyoma kandi ntaho Bibiliya ibivuga bazaguha icyanditswe kibivuga bene ibyo ntaho bazagisanga nakubwiye ngo ubuyobe bwose ni ubugukura kuri Kristo ku ijambo ry'Imana bukarema ibindi byaba amakondesiyo ntugakoreho ntugafateho ntukarye iki ntukagire gutya ugenda gutya umuntu nutangira agiye muri iyo nzira akayiheramo cyane ni ikimenyetso cy'ubuyobe aba yatandukanye na Kristo ngira ngo ni ibintu byumvikana cyane turimo tugenda dusingira umusozo w'irivuga butumwa mbere ariko yuko tugana ku musozo hari abantu bari kureba kino kiganiro bababaye bari muri bya bihe bavuga ngo ibihe bihora bisimburana bararwaye cyangwa bararwaje bafite ibintu by'ibibazo mu by'ukuri biri gutuma batabaza Imana ati Imana wadutabaye bano bantu bakwiye ihumuri niki wababwira niki n'iri jambo wabasigira maze ukaza no kudusengera tukagana ku musozo w'irivuga butumwa murakoze cyane mfite ibyanditswe hano nka bitatu ngiye kubasomera nihuse kimwe kiri muri Yobu ni umugabo wababaye cyane ariko kubera yuko atari afite isezerano umukristo ntabwo akwiriye kubabara nka Yobu nta nubwo Yobu akwiriye kuba urugero rw'umukristo ahubwo Yobu akwiriye kuba inyigisho yigisha umukristo kutatekereza no kutifata nka Yobu nta sezerano yari afite mu gihe cye ariko twebwe dufite isezerano rya Yesu ubwo urumva yuko Yoweri ndiho ndavuga ibintu bikomeye wenda abantu batariho aribwo bwa mbere babyumva bizagusaba kungarura tukongera tukaganira byimbitse nzakugarura nzagusanga Nairobi uzaze na Kenya noneho tubiganira kuko abantu bajya bigereranya na Yobu bakavuga yuko bababaye nka Yobu ko yarababaye kandi n'Imana ibifitemo ubushake ukabareba ukavuga uti burya ibintu byicwa no kutabimenya mu by'ukuri ntabwo Yobu yari afite isezerano kandi Yobu ni igitabo cya mbere cyabayeho nicyo gitabo cya mbere muri Bibiliya buriya ntabwo abantu batekereza yuko itangira ryo gitabo cya mbere Yobu nicyo gitabo cyabaye Yobu yabayeho mbere ya Aburahamu Yobu yabayeho kera cyane so ni ukuvuga Yobu ntabwo yari afite isezerano ari munsi yaryo Aburahamu yari munsi y'isezerano yakoranye n'Imana Yobu nta sezerano na rimwe yigeze akorana n'Imana niyo mpamvu utakwiriye kwigereranya nande na Yobu ariko impamvu nsomye muri Yobu ni ukugira ngo mfashe abameze nka Yobu bababaye nka Yobu mbere icyo Yesu yakoze so Bibiliya iravuga hano Yobu 14 umurongo wa 7
erega hariho ibyiringiro yuko igiti iyo gitemwe cyongera gushibuka. Aha Yobu yarahanuye, ntabwo yari azi ibyo avuga, amagambo yaramuziye aravuga, ariko ntiyamenya ibyo avuze. Reka ndebe, babanza atari ahubwo ari nk'inshuti ni Yobu niwe wavuze aya magambo, kuko hariho na za nshuti ze eshatu. Ariko aravuga ngo erega hariho ibyiringiro yuko igiti iyo gitemwe cyongera gushibuka kandi kikajya kigira amashami y'ibitontome, nubwo umuzi wacyo usazira mu butaka n'igishyitsi cyacyo kigahera mu mukungugu, iyo cyumvise amazi cyongera gushibuka kigatoha nk'igiti kikiri gito. Haleluya. So ndashaka kuvuga ngo niba hari ibyaha byatemye imizi yawe bikaguteza indwara, bikaguteza gufungwa, bikaguteza akaga, bikaguteza ibibazo, bikaguteza mbese bigaca imizi. Imizi ni hahandi uhagarara, niho igiti gihagarara, ariko iyo imizi wiciye igiti kiragwa. So niba hari ibyatemye ubuzima bwawe, niba hari ibyatemye ibitekerezo byawe, ubugingo bwawe, ndashaka kuvuga yuko kuri aya manywa haracyariho ibyiringiro. Humura. Niba ari n'indwara, ubumuga iyo ari yo yose yatemye umubiri wawe cyangwa ubuzima bwawe, ukabona rwose uri kuri burembe, uri ahantu on the edge, uri ahantu rwose yegereye ku nkombe y'urupfu, urumva ufite ubwoba, haracyariho ibyiringiro. Niba ari n'amarozi, abarozi babaho, abapfumu babaho, abaragura, abaterekera, bakora ibintu bibi, niba kuko barakugiriye ishyari bakakurwanya, bakakuroga, bakakora ibintu, haracyariho ibyiringiro. Niba ari ubukene, imyenda, ibibazo warakoze biranga, ukabona rwose waragerageje biranga, haracyariho ibyiringiro. Haleluya. So no kuvuga Bibiliya ivuga ngo hariho ibyiringiro, igiti gitemwe cyongera gushibuka. Uraza gushibuka, ubuzima bwawe buraza gushibuka, business yawe iraza gushibuka, iyerekwa ryawe iraza gushibuka, impano yawe iraza gushibuka. Naho wagambaniwe, naho wagize abakurwanya, bakugira ishyari bakakurwanya, uraza gushibuka mu izina rya Yesu. Kikajya kigira amashami, nubwo umuzi wacyo usazira mu butaka n'igishyitsi cyacyo kigahera mu kungugu, iyo cyumvise amazi cyongera gushibuka. Ugiye kumva iri jambo niri kugeraho, reka rituma umutima wawe ushibuka, reka rituma ibyiringiro byawe bishibuka mu izina rya Yesu Kristo. Reka nongere nsome icyanditswe kiraha muri mu Bakorinto ba mbere hanyuma Imana ishimwe cyane. Haleluya. Hari ibyiringiro. Hari ibyiringiro. Ntutakaze ibyiringiro nshuti, ntutakaze ibyiringiro. Naho waba wumva ugeze kure, naho waba wumva uri wenyine, ntabwo uri wenyine. Iyo ushyize ibyiringiro byawe muri Kristo, ntabwo uri wenyine. Yaravuze ngo ntabwo azaguhana, mu Baheburayo 13:5, ntazaguhana, ntazagutera. Naho waba uri kwa muganga, naho uri mu gihome, naho waba uri mu buzima bukomeye bukakaye, ntabwo azaguhana. Gukiranuka kwawe kuraza kongera kugaragare, umucyo wawe uraza kongera urase, ubuzima bwawe buraza kongera bubeho mu izina rya Kristo Yesu, umwana w'intama w'Imana. Reka nsome hano, wenda reka nihute nsome muri Matayo, hanyuma nsengera abantu. Matayo igice cya 10, ubwo hari ibyanditswe byinshi babyiganira mu mutima wanjye, birumvikana, ariko nkavuga reka ntoranyemo ikijyanye n'uyu mwanya. Matayo 10:8 aravuze ngo mugende mukize abarwayi, muzura abapfuye, mukize ababembe, mwirukana abadayimoni, mwaherewe ubusa, namwe mujya mutangira umuntu wese uvuga ngo nzagusengera, ngo dore mpagaze muri rezo y'Uwiteka, ngo ohereza aya mafaranga,
ngohereza izina ryawe, Abantu hari ngo gira gutya na gutya na gutya. Eh. Uwo ni umuyobe, uwo utaramenya, uwo arashaka kuguhuguza ibyawe. Nta muntu uhagaze muri rezo ngo abandi be kudahagarara muri rezo. Reka mbabwire, ibimenyetso bigera n'abizera bakijijwe nibi, bazirukana abadayimoni. Waramutse wizeye nk'umukristo ukamenya uwo uriwe muri Kristo Yesu, nawe uba ufite ububasha n'ubutware bwo kwirukana iyo dayimoni. Uba ufite ubutware n'ububasha bwo kuwuzura umwuka wera ukavuga mu ndimi. Uba ufite ububasha n'ubutware, naho baguha ikintu cyica ntabwo cyagira icyo kigutwara. Icyaka uzarambika ibiganza ku barwayi bakire. Ntabwo barambikwaho n'abapasiteri gusa. Twebwe akazi kacu k'abapasiteri ni ukubigisha mukamenya abo muri bo. So hano Bibiliya iratwereka muri Matayo igice cya 10:8 akavuga ngo mugende mukiza abarwayi, muzura abapfuye, mukiza ababembe, mwirukana abadayimoni, mwahereye ubusa namwe mujye mutangira ubundi. Iyo ufite intego yo gutanga ubutumwa ubutangira ubusa, n'Imana iguha umugisha. Amen. Kuko ubukorera ya Mana, ubu wizera ya Mana, ni ya Mana ubukorera, ni Imana iguha umugisha. Rero nk'abantu bavuga ubutumwa mwe, mureke twitonde, mureke tugarura abantu ku musaraba, tugarura abantu ku rufatiro. Yesu niwe nzira n'ukuri n'ubugingo. Yesu yongera agaruke hagati, ariko aratubwiye ngo tugende dukize iki? Abarwayi, tuzura abapfuye, dukize ababembe, twirukana abadayimoni. So imbaraga zose zifasha ubuzima bwawe. Wa muntu uri bukurikirana kino kiganiro ntuzagikurikirana, ndashaka muri aka kanya twizerere hamwe. Hari ubutware nahawe n'ubushobozi nahawe, nawe warabuhawe. Nuko utari wimenye, nuko utari wisobanukirwa, ariko nukura uzabyumva. Ariko wenda reka ngufashe ubuzima bwawe, hanyuma duhuze umutima dusengane mu izina rya Yesu. Ndumva nasengera abantu. Yego nimo basengera. Mana ya Abraham, Isaka na Isirayeli, ndagushima kubw'uyu munsi, kubwa Joel na mwene data uri inyuma ya kamera. Mwami mwiza, bariho bakora umurimo mwiza, mbatuyeho umugisha wa Abraham, Isaka na Isirayeli, bagurirwe mu mbago zabo. Umugisha w'Imana babeho katika jina la Yesu Kristo. Imbaraga aka kanya ndatwara ubutware n'ubushobozi, ntera imbaraga z'uburwayi, ntera imbaraga z'urupfu, ntera imbaraga z'ububembe, ntera imbaraga zose abadayimoni, imyuka yose boshe bano bantu mu izina rya Yesu. Bibiliya iravuze ngo haracyari ibyiringiro. Wa mugore we haracyari ibyiringiro, wa mugabo we haracyari ibyiringiro, wa mupasiteri we haracyari ibyiringiro mu izina rya Yesu Kristo. Wa muntu we unyumva haracyari ibyiringiro. Naho igiti cyaba cyaratemwe, naho hari ibisa nk'ibitemye imizi yawe, naho hari ibisa nk'ibyaciye intege zawe, ibyiringiro byawe, ariko kubera iri jambo wumvishije, ndatwara ubutware hejuru y'iyo mibereho. Ndirukana abazimu, ndirukana abadayimoni, ndirukana indwara mu izina rya Yesu w'i Nazareti. Imbaraga z'uburwayi, imbaraga z'abadayimoni, imyuka y'urupfu, umwuka w'abapfumu, umwuka w'amarozi, ndawucyashe, ndawirukanye, ndawusenya mu izina rya Yesu Kristo. Ndasengera abari kwa muganga mu izina rya Yesu Kristo. Reka ikiganza cy'Uwiteka kibakoreho muri aka kanya. Ndirukana ubumuga n'uburwayi bwose mu maraso yabo, ndirukana indwara n'ibyaha n'intege nke mu buzima bwabo mu izina rya Yesu Kristo. Ndasengera abari mu bihome, Mana reka ukuboko kwawe kwafunguye Petero na Paulo mu izina rya Yesu. Imbabazi zawe zibasanye mu bihome, ubafungura abazira ubusa, abarengana, ababuze kirengera. Reka imbaraga y'Imana irengera ubuzima bwabo mu izina rya Yesu Kristo. Ndirukana imyuka yose y'amarozi, ubupfumu, ishyari, urwango, intambara zose ndazisenya mu izina rya Yesu. Nimwakire shalom y'Imana, nimwakire amahoro y'Imana, nimwakire umugisha w'Imana mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti sabye nizeye. Amen. Shalom shalom. Mwakoze cyane kudukurikirana, kandi nshimire Joel cyane. Pastor reka tubashimire cyane kuba mwaduhaye umwanya mukatuganiriza. Imana idakiranirwa ngo yibagirwe imirimo abera b'Imana bakora. Ibahereza umugisha cyane, kandi nimutagwisari ntabwo muzabura kubona umusaruro wivuga butumwa mwakoze n'irindi byinshi ribari imbere. Nitwongera kubakenera turibwira ko muzatwitaba. Amen.